Ibihe byiza nshuti bakunze ba HPTV Rwanda, reka tubasuhuze twizere ko muri amahoro muri abagaciro kuko mwemeye kudukurikira, ariko natwe tubahesha agaciro tukabategura ibiganiro byiza bigezweho birimo amakuru hagezweho, inkuru zicukumbuye ndetse n'ibiganiro bitandukanye mu bisata bigiye bitandukanye. Njye nitwa Ruben Masengesho, ngarutse mbazaniye inkuru. Niba ukurikiye imbuga nkoranyambaga wabonye inkuru y'umukobwa witwa Isimbi Norine, ubundi amazina ye nyakuri yitwa Norine Narubega, ariko uyu mukobwa yongeye kugarukaho by'umwihariko ku mbuga nkoranyambaga mu Rwanda, ni nyuma y'uko ari gushinja kuba baramucuruje mu Burayi, ariko mu by'ukuri hari amakuru mutamenya ari nongeye kugarukaho. Biravugwa yuko nyamara n'uyu mukobwa nubwo avuga yuko yacurujwe, ariko mu by'ukuri amakuru hari nuko nawe ahubwo ashobora kuba ari kwigiza nkana. Ibyo rero nibyo ngiye kugarukaho, turebe uyu mukobwa se koko yaracurujwe. Ibivugwa yuko yaba ari kwigiza nkana, avuga yuko yaregeye RIB n'izindi nzego ariko ntizibyiteho, zaba zarabyanze cyangwa nuko zabonye yuko nta bimenyetso uyu mukobwa ari kwigiza nkana. Ni byinshi rero tugiye kugarukaho muri uyu mwanya utari buze kuba munini. Tugiye kubagezaho inkuru icukumbuye twakoze, twegeranyije amakuru hirya no hino n'ibimenyetso kugira ngo ubashe kugira byinshi umenya kuri iyi nkuru. Reka twitseho gato rero ubundi tuze iyi nkuru tuyirambura tuyijya mu misi. Norine Narubega wamenyekanye nka Isimbi, asanzwe akina filime z'urukozasoni, yatangaje ko we na bagenzi be bane bakorewe icuruzwa ry'abantu. Isimbi yamamaye mu myaka yashize kubera irushanwa ry'ubwiza yari yitabiriye, ariko ntiyagira amahirwe yo gutoranywa mu bajya mu mwiherero. Kuva ubwo uwo mukobwa yatangiye gusohora inkuru z'ubuzima bugoye yanyuzemo nuko yisanze mu bihugu byo mu mahanga birimo ibyo mu karere ndetse no mu Burayi. Isimbi abinyujije ku muyoboro wa YouTube yatangaje ko hari ibikorwa byo gucuruza abantu bishingiye ku masezerano yo gushyingirwa ku buriganya, aho hari ababeshya abakobwa bakabajyana hanze y'igihugu ku nyungu zabo. Yashinje umugabo avuga ko afite ubwene gihugu bwa Finland, ariko akaba yaragiye muri icyo gihugu anyuze mu Rwanda gukora ibikorwa by'icuruzwa ry'abantu, harimo abana b'abakobwa bane na Isimbi arimo. Igihari rero nuko mu buhamya bwa Isimbi asaba inzego zirimo urwego rw'ubugenzacyaha RIB, urw'abinjira n'abasohoka, urwego rw'igihugu rw'ubutasi na polisi y'igihugu gukurikirana iki kibazo. Mu byo Isimbi ashingiraho avuga ko harimo icuruzwa ry'abantu n'amanyanga, harimo kuba abashakirwa ibyangombwa bijya muri Finland babanza guhindurirwa umwirondoro, harimo n'amazina yabo bwite n'ay'ababyeyi. Isimbi avuga ko nawe ari uko yisanze muri Finland ku nyungu z'uwo mugabo. Amakuru utamenye kuri iyi nkuru rero ni ayahe? Muri iyi minsi hirya no hino mu Rwanda no hanze yarwo haravugwa inkuru ya Isimbi Norine, umukobwa usanzwe wiyemerera ko akina pornography ndetse akanicuruza. Havuga ko yacurujwe mu Burayi n'uwitwa Ngabo Hodari. Isimbi avuga ko Ngabo Hodari yamushutse agakora ubukwe bwa baringa n'undi muntu, ariko ngo bagambiriye kumwimurira mu Burayi mu gisa n'icuruzwa ry'abantu. Isimbi Norine avuka mu karere ka Rwamagana hazwi nk'Intunga, akavuga ko byamugizeho ingaruka kandi ko yegereye inzego bireba, ariko ngo zikagaragara nkaho ntacyo zishaka kumufasha. Dosiye ya Isimbi itangirira muri umwe mu mirenge ya Nyabihu. Gitifu asezeranya imbere y'amategeko Isimbi Norine ukina pornography n'umusore wo mu diaspora, ariko noneho nyirabukwe w'umugeni akaba ari na murumuna wa nyina w'umugabo. Byumvikane ko uyu bari gusezerana bafitanye isano ya bugufi. Nk'abo mu muryango wa Isimbi rero bakavuga ko bahoraga baterwa ipfunwe no kubona umukobwa wo mu muryango wabo yiyemerera ko akina pornography akanicuruza. Ubuzima Isimbi yagiye avuga ko yashowemo no kubura abamufasha gendo rw'ubuzima. Bavuga rero ko basanze bakwiye kugira icyo bakora. Ababa mu Burayi baje gufata icyemezo cyo kumufasha kwimukirayo, ubwo no kujya nyine mu Burayi agashakirayo ubuzima, agahagarika nyine gukina pornography cyangwa se kwicuruza.
nk'uko bimenyerewe ku banyafurika kugera muri ibi bihugu ni kimwe, ariko guturayo no kubona ubwenegihugu bikaba ari ikindi. Kugeza ubu inzira zihari ni eshatu zikunze gukoreshwa mu batari bake. Iya mbere ni ukuba ufite amafaranga menshi atuma bakwemerera guturayo n'ubwenegihugu bakabuguha, cyangwa se ayo mafaranga akagufasha gutindayo urindiriye imyaka bisaba kugira ngo uzabone ubwenegihugu. Iya kabiri ni ugushaka icyakugezayo cyose wagerayo ukajugunya pasiporo wavanye muri Afurika ugatangira kuvumira ku gahera leta y'igihugu ya gakondo cyangwa se igihugu ukomokamo ugasaba n'ubuhungiro. Iya gatatu ni ugushaka umugabo ufite ubwenegihugu nawe ukabugenderaho ukamusangayo nk'uwo mwashakanye. Aha rero abo mu muryango wa Isimbi bavuga ko ziriya nzira z'ibanze zananiranye, ariko n'iya gatatu yo gushaka umugabo nayo ngo ikagorana cyane. Ariko nyuma imbogamizi zari muri iyi ya gatatu zashakiwe ibisubizo. Ngabo Hodari, musaza wa nyina wa Isimbi usanzwe uba muri Finland, ariko we akaba yarashatse, yasabye mwene se cyangwa se mwene nyina w'ingaragu babanayo ko yasezerana mu mategeko na Isimbi. Byarangiye Isimbi asezeraniye i Nyabihu, ariko icyo gihe gitifu asezeranya abageni bafite ba nyina bavindimwe, abageni babizi neza ko ibyo bari gukora atari urugo ahubwo hari ugushaka viza. Rero nihuse viza yarabonetse, Isimbi ajya muri Finland asanzeyo uwiswe umugabo we. Muri iki gihugu umuntu wese utazi igifinishi nta na kimwe yakwimarira, bisaba kugira ngo rero ukore akazi akariko kose. Isimbi rero nawe yasabwaga kukiga, ariko amaze igihe gito bimutera ubute arabyihorera. Guhagarika kwiga ururimi rwaho kandi byari binavuze ko nta kazi, nta kuhatura, nta n'ubwenegihugu baguha. Aha kandi wa mushinga ubukwe bwari bushingiyeho wo kugeza Isimbi mu Burayi agahagarika gukina porno no kwicuruza wo wari wamaze kugerwaho, byari byitezwe yuko ibibazo bimwe na bimwe bimaze gukemuka. Bivugwa rero ko watanze igikumwe yabonye bisa naho nta cyahindutse, atangira gahunda ya gatanya, ndetse amakuru akavuga ko gatanya ifite aho igeze. Gatanya ikaba yambura amahirwe umugore yo kuba muri Finland, ariko noneho ntibe na gatanya gusa, bigahumira ku mirari kuba umugeni atarashyize imbaraga mu kuzuza ibisabwa abimukira muri kiriya gihugu. Gatanya ijemo hari havutse ibibazo ko Isimbi atakaje y'amahirwe yo kubona ubwenegihugu. Bikavugwa rero ko kujya muri RIB arega ko yacurujwe byari nko kwihimura. Ageze kuri RIB akaba yaratanze ikirego ko hari umuntu witwa Hodari wahimbye ubukwe bwa baringa bagiye kumucuruza mu Burayi. Inzego zirimo RIB nta kintu ziratangaza ku kirego cya Isimbi Norine, ariko iyi nkuru ikaba ikomeje kugarukaho cyane ku mbuga nkoranyambaga, aho bamwe bashyigikiye Isimbi ku gutinyuka akavuga ukuri, ariko nanone bamwe bakavuga yuko ari kubikora nko kwihimura kuko atabashije kujya muri Finland kugira ngo ntagumeyo, ahubwo bikamunanira nyine kwiga ururimi rwaho ndetse no gukora indi mirimo yari kumufasha gutinda hariya. Isimbi yamenyekanye cyane mu Rwanda mu 2019 ubwo yashakaga kwitabira amarushanwa ya Miss Rwanda. Kuva icyo gihe yahise atangira gushyira hanze amashusho y'urukozasoni ndetse n'amafoto bituma aba ikirangirire. Ni naho dusoreje ino nkuru icukumbe twe twabateguriye. Nge nitwa Ruben Masengesho, ndizera ko muyungukiyemo byinshi. Mukomeze mubane natwe hano, mudushyigikire, mukore subscribe kutarayikora kugira ngo ibiganiro dutambutsa hano byiza bijye bimugeraho.